gukontorora. Azi kumenya indwara urwaye akurinde kuyikira. 80% y'ibiryo urya uramutse uzi birimo ari wowe ubyihingira, ibijumba akaba ari wowe ubyikorera, kubera ko umutekereza umuganga wize ubuganga wize ibiki nawe ararwara akajya kwa muganga. Ibyo bintu urumva byumvikana? Mu gihe ngo tugaburirwa n'inganda z'ibiribwa zitajya zita ku magara, tukavurwa n'inganda z'amagara zitajya zita ku biribwa. Yes, nabahaye ikaze cyane kuri Ibura Rwanda. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira kuri uyu muherwe cyangwa se uyu bamwe bita ngo ni umurozi ukomeye cyangwa se ngo ni umurozi wemewe, ari wo bita Bill Gates. Nakabaye narabahaye iyi video mbere, ariko nabanje kugira zimwe muri information ndibuze no kubanyuriramo kugira ngo ntaza kuza kubaha ibintu nahagazeho neza, ntafitiye amakuru ahagije. Ariko mbere yuko nkomeza ndagira ngo nkwisabire kuba wakanda kuri subscribe, ugakanda na like, ukaba ufashije ino channel, by'umwihariko ko nta muriro biri bugutware, just gukandaho gusa, gukirikaho, sinzi nta n'ikintu byangiza kuri phone yawe, ntibigutwara amafaranga, ntibigutwara mega, subscribe n'aka like. Ariko n'abatindiye mbere yuko ngira icyo mvuga, banza wumve ino video. Kamanze mbumvisha ino video, ubundi ndahita ngaruka nkomerezeho nyuma yayo. HIVT nabonye shitani y'abasore. Uyu mugabo mureba ngaha, uyu ni umurozi mukuru muri babarozi babwira benaho, afite ububasha n'amafaranga. Uyu ni umurozi mukuru. Niba ufite umwana w'umutistic, uyu mugabo tubiri inyuma n'uyu nguyu. Ufite umubrada, umusista urwaye indwara idasobanutse, uri ku miti ubuzima bwe bwose, umugabo biri inyuma n'uyu nguyu. None yabasuye abazaniye amajyambere, aje kubabwira uburyo mwabaho, aje kubahindura ibyo mwahingaga, aje kubahindura uburyo mwari musanzwe mubaho. Uyu mugabo ni umurozi, ni umugome. Umwana wawe aravuka akagira umwaka umwe n'igice agatangira kuvuga, bakamutera urushinge agahita ahorera. Umugabo uri inyuma n'uyu nguyu. Wari uzi abadogita batera abana banyu inshinge, umwana wavugaga agahita arekera kuvuga, umwana wakwitaga mama agahita aceceka. Wari uzi ko umuganga uyu mugabo abimuhembera? Wari uzi ko uyu munsi kuba turi kurya chemicals hari umugabo uri inyuma? None yabasuye, yaje guhindura icyo murya, yaje guhindura ibyo mwambara, yaje guhindura ibyo muvuga, yaje guhindura ibyo mureba. Afrika nawe ubwo yakoze post ari gutangaza twagiye muri Afrika, comments ziri off. Why? Abari US baramuzi, niyo mpamvu comments ziwe ziri off. Aje kubagabanya, aje gukontorora ibyo murya, aje gukontorora ibyo muvuga, aje gukontorora ibyo mwambara, aje gukontorora ibyo munywa. Iyo umuntu akontorora ibyo byose, nawe aragukontorora. Aje kumenya indwara urwaye akurinde kuyikira. 80% y'ibiryo urya uramutse uzi birimo ari wowe ubyihingira, ibijumba akaba ari wowe ubyikorera, kubera ko umutobe utitobeye ubutobe. Indwara ni nimwe warwara, ariko baje kubatera indwara babahereza umuti utabakiza. Bita kuri symptoms. Uyu niwe training abadokita, abangaba mwita abadokita abatrained. Niyo muganga John D. Rockefeller niwe biri inyuma. Niyo mpamvu umuganga kuvura ntukire kandi ari umuganga. Niyo mpamvu umuganga nawe arwaza umwana akajya kumuvuza. Imagine ko waramaze imyaka 6 wiga mani, and then umwana yarwara ukajya kumuvuza bro, witwa doctor bro. Mama we yarwara ukajya kumuvuza mani, Dr. Swaga niyemeza OG umwana wanjye yarwara akamuvura. Understand? Mary yarwara akamuvura, brother yarwara akamuvura, nawe ubwawe urarwaye akakuvura. Benda igihari mushaka. Okay, reka dukomeze. Ariko mbere yuko mvuga kuri Bill Gates, reka mbanze mbabwire kano kantu ho gatoya. Ntago ari ukugira ngo wenda mubangisha cyangwa se mbangisha ibintu byo kujya kwa muganga, ahubwo ndagira ngo nawe muri challenge ubanze witekereze, utekereza uramutse warashinze
nk'ibitaro runaka cyangwa se farumasi runaka, ukinvestinga amafaranga yawe, yewe ugahemba abakozi bari bwubake ibyo bintu, ukagura imiti ukayirangura ukayishyira aho ngaho. Ibyo bintu ubwabyo byonyine byamaze kugutwara tayari amafaranga atari makeya. Ushinze farumasi, niba ushinze farumasi, umucuruzi aho ava akagera, ikintu cya mbere aba akeneye ni inyungu. Aba akeneye inyungu. Niba nshinze farumasi nkabona mutari kurwara, ahubwo ndabyuka nkora n'iduwa nsenga cyane ngo murware muze mumpahire. Ibyo bintu impamvu mbivuze, Bill Gates afite aho ahuriye n'ubuzima cyane, kubera ko ni nawe muntu winvestinga amafaranga menshi ku isi mu bijyanye n'ubuzima. Niba winvestinga amafaranga mu bijyanye n'ubuzima, uzi ko utazayakuramo. Afurika, ubundi Bill Gates, reka mukunyuriremo gatoya. Bill Gates yavutse ku itariki 28 Ukwakira 1955, ubwo mwahita mukuba mukamenya imyaka afite. Avukira i Seattle muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwe mu bashinze Microsoft afatanyije na Paul Allen mu 1975. Mu mwaka w'1980 n'igihumbi 1990, Microsoft yabaye sosiyete ikomeye cyane ku isi mu gukora software, cyane cyane kubera sisitemu ya Windows na Microsoft Office. Ibyo byatumye Bill Gates aba umwe mu bantu bakize cyane ku isi. Ubuzima bwe mu ncamake nubwo ngubwo mbashije kuba nabanyuriramo. Bill Gates akaba afite na iyo bita Gates Foundation, yita cyane ku bijyanye n'ubuzima, ariko nk'uko natangiye mbibabwira, niwe muntu winvestinga amafaranga menshi mu bijyanye n'ubuzima. Kandi sinekereza ko wakinvestinga amafaranga by'umwihariko ku bakire. Ntabwo washora amafaranga uzi ko utazayagarura. Ntabwo bishoboka. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ku kijyanye no ku buzima, by'umwihariko mbere ngewe nakuze mu rugo baduha imirera abana, batuvuza. Ubwo ibyo bintu mugiye guhita muvuga ati ibyo bintu ngo ni magendu, ngo ni gakondo. Ibiki gakondo kandi ari wo muco w'Abanyarwanda, niko twivuzaga kera, ibintu bya kizungu bitaraza. Niyo mpamvu mbonga ibitaro bya kizungu niko abasaza babyumva. Papa wanjye yarinze ashyiramo umwuka atagiye kwa muganga. Inshuro yagiye kwa muganga zirabarika. Iyo yarwaraga yarivuraga akoresheje ibyatsi. Kuba ari abantu ba kera bari bazi imiti, ntabwo turi nk'abo ubu ngubu dukurira ahantu tutabona nyine iyo miti twayikura hese ko nta bihuru bikibaho. By'umwihariko ariko nk'abo mu cyaro barabizi, bazi imiti bivurisha. Ariko kuri ubu ngubu usigaye urwara ukajya kwa muganga. Wari uzi impamvu abakire cyangwa se abo nakita abagwizatunga aribo bantu bakonsominga imiti myinshi, aribo bantu b'abakiriya ba farumasi? Ni ukubera iki? Kubera ko barya ibintu byo mu nganda gusa. Umutobe utitobeye ubutobwe. Niba nje nkagera mu rugo mvuye mu kazi naniwe, ndaca ahantu bampe ka tekawe, ngere mu rugo mfungure ndyame, sinjye mu byo guteka. Aho hantu hari ibintu bamaze kubanza tayari kuturemamo, bamaze kudufata nk'abanebwe, babanza batumvisha uburyo ki baje kutworohereza ubuzima kandi bukomeye. Wowe ukajya witekereza ngo ubuzima buroroshye, ariko ubuzima nta na rimwe bwigeze bworoha muri iyi si. Niyo mpamvu twe turya chemicals menshi agatuma tujya kwa muganga bakaduha imiti yita kuri iyo ndwara, ariko itayikiza. Kugira ngo uzahore uri umukiriya, natangiye nkubwira ngo ntabwo wakinvestinga ahantu utazi kutazunguka. Ntabwo bishoboka. Hari n'abahanga benshi bagiye bavuga ati ubundi business ya mbere yabayeho ni ubuzima. Bungukira, kampani kuva na kera zungukira ku nganda z'ubuzima. Diplomate mu ndirimbo ye yise Icyuki gikaze yararirimbye ngo
tugaburirwa n'inganda z'ibiribwa zitajya zita ku magara, tukavurwa n'inganda z'amagara zitajya zita ku biribwa. Niyo bizinesi ya mbere yabayeho ku isi, kubera yuko uzakenera kurwara byanga byakunda mu gihe wakonsomye biriya bintu byo mu nganda, kubera ko cyane cyane ko bitanahuye n'ubuzima. Reka nk'uhe agacarenji gatoya kugira ngo nawe ubashe gutekereza, ubashe gukoresha ubwonko bwawe, usubize amaso inyuma ibintu ngiye kukubwira, kandi nawe urasanga byanga byakunda hari aho bihuriye n'ibyo ngiye kukubwira. Reka dufate urugero kuri sositomate. Sositomate tuvuge wenda ko igura ihenze wenda ari nka 400 wenda. Reka dufate wenda iciriritse ya 2.5. Tomate ya 2.5 bakwereka ko iba irimo inyanya 4 zitunganyije neza zirimo. Niyo mpamvu uyiteka igatubuka ikaba nyinshi, ariko inyanya 2 zonyine ziba ziguze iyo sositomate. Niba inyanya 2 ziguze iyo sositomate, nyir'uruganda w'ikintu akeneye ni inyungu, ntitaye ngo nubirya bizakumerera gute, ntabwo ibyo ngibyo abyitayeho. Icyo akeneye ni inyungu yinjira muri iyo kampani yiwe, muri urwo ruganda rwiwe. Twavuze sotomate runaka, sinigeze mvuga izina ryayo, naguhaye urugero rwa sositomate yabigura nk'ayo mafaranga. Niba urunyanya rumwe ari 100, ntabwo uzatekereza kujya kugura urwo runyanya kandi uzi ko wagura iyo sositomate ukayiteka inshuro zirenze 1. Aho niho hantu, uwo niwo mutego baguteze. Wumva yuko ayo mafaranga ugiye gutanga kuri izo nyanya ariyo menshi kurenza uko wagura sositomate, ariko n'ubundi bizarangira ya mafaranga uyivujemo. Ngewe buriya niyo ngiye kunywa amazi yonyine, aya ngaya amazi asanzwe, nabwo mba nyafitiye ubwoba kabisa, ntabwo nkubeshye. Niyo mpamvu ibintu byo mu nganda cyane, nubwo mbiga, ntabwo mvuze ko ntabiga, ariko ndabiga, ariko nabwo nkagira ibyo ngomba kurya n'ibyo ntagomba kurya, kuko mba nzi ko amaherere ya bya bindi n'ubundi bizarangira. Nkomeje kurya ibyo bintu nakisanga mu bitaro, cyangwa se nkisanga ndwaye izo ndwara, kandi iyo warwaye ziriya ndwara bakakubwira yuko zidakira, akenshi utangira kwitakariza icyizere no kwiheba, ukumva yuko ubuzima burangiye byato. Ku bijyanye na Bill Gates, ni umukire, aravuga rikijyana, ni umwe mu bantu bafite amafaranga menshi ku isi, kandi ni umwe mu bantu ushaka kugabanya abantu ku isi. By'umwihariko iryo jambo yavuze ryateje abantu impaka, yarivuze mu mwaka w'ibihumbi 2010. Ni kuri interview yari yakoze, aravuga yuko icyo gihe abantu bari 6.8 billion. Avuga yuko nibakomeza bazagera kuri 9 billion, ariko kubera inkingo zabo batakiyongereye. Aho ngaho niho byatangiye kumutera urujijo, niho byatangiye gutera abantu urujijo. Kuri iyo interview yakoze aravuga ati se ni ashaka kugabanya abantu ku isi, bimeze bite? Ariko nawe utekereza, umuganga wize ubuganga, wize ibiki, nawe ararwara akajya kwa muganga, ibyo bintu urumva byumvikana? Mu gihe iyo wikoresherezaga imiti gakondo, cyangwa se iyi miti ya kinyarwanda ariko navuga, wakuraga wenda iwanyu bakubwira ngo uyu numurera abana ufashe iki n'iki ngiki ugakira, ukamenya yuko nurwara iki kintu hari n'uburyo bagusuzumagamo. Ibyo ngibyo muzabishakire kwa ba muganga rutanga rw'amaboko. Hari uburyo bakuvuramo bakagusuzuma, ukamenya iyi ndwara urwaye, ukajya gushaka iyo miti. Niba wari ukwitogosa ukayinywa, niba ari ukugira ibiki ukayigira, ikaba yagufasha ukaba wamera neza. Ariko ubu ngubu biragoye kubera ko ibyo twita iterambere tubyita iterambere, kandi akenshi biba bitujyana ahantu navuga ko ari mu manga, aho bidusaba gukoresha ubwenge, tukavuga ati iki kintu tugomba guhitamo gucuzinga ibintu byacu
ikintu cya mbere namaze kubona mu banyarwanda ni uko ibi bintu njye nzahora mbivuga, ni uko tudakunda iby'iwacu, ahubwo tugaha agaciro iby'abandi. Nuha agaciro ibyanjye njyewe ndi kugushakaho inyungu, nzaguhenda, nzazamura ibiciro. Ariko iyaba twaranambye ku buvuzi bwacu tukabuteza imbere, tukagira abaganga bazi, uretse bano bambarwa basigayemo, bavurisha imiti gakondo. Ngira ngo hari abantu baba bagipfa bishwe n'indwara zino ngo za kanseri ngo zaki, ariko ntabwo nabarenganya, n'ubundi biva mu byo turya. Niba uri umuntu ukaba uri umuhinzi, ni urugero, ugahinga ibiribwa cyangwa se dufate nk'urugero nk'ibishyimbo, ukabihinga ukabisarura n'ibyo ukabihungira, ngo kugira ngo udukoko tutazaza ngo kukurira iyo myaka, adeni nyuma twa dukoko tukaza twakinukiriza ku bishyimbo, tugakubitwa n'iyo miti, tugahita twigendera, bikarangira ya miti iri. Uba wumva utekereza neza. Duhumuke Afurika, duhumuke, nitwe bantu dukize ku isi, ariko ntabwo dukize mu mutwe, ahubwo dukize ku mutungo kamere w'isi, mu butaka. Niyo mpamvu bazahora badufata nk'injiji, bari abazungu, nta kindi kintu baba barwana n'uko Afurika yashyiraho, ahubwo bakabona uburyo bagira access ku bintu byabo neza. Niyo mpamvu ubu ngubu kubona ngo ni abajenizede, ariko abajenizede muransetsa, nzaba mbarebaho gatoya mu gihe Nyagasani akenije ubuzima. Nibyo ngibyo nagira ngo mbabwire. Icyo ngicyo ni igitekerezo, nibyo bitekerezo byanjye, nta nubwo wabinyuramo, ahubwo nawe niba ufite uko ubyumva, jya muri komenti uvuge ukuntu ubyumva, cyangwa se nuko n'uruhande rwawe narwo ruremewe kuri iyi channel, n'ubundi ni channel yawe. Ntiwibagirwe gukora subscribe, nakagaruka n'ikindi kiganiro. God bless.